bakunze ibibanga W7 TV tugarukanye namwe, turabakunda kandi tubahoza ku mutima. Ni nayo mpamvu tubategurira ibiganiro byubaka kandi bikabageza kuri byinshi mu gihe namwe mwemeye kubana natwe. Nk'uko musanzwe mubizi, tubagezaho ibiganiro bitandukanye ariko kandi biri mu bisata bitatu. Ibyo ni iby'umwuka, iby'ubwenge ndetse n'iby'ubuzima. Kuri iyi nshuro rero tugarutse mu gisata cyacu cy'ibijyanye n'iby'ubwenge. Aha ni ku gicumbi cy'ubwenge nshuti yanjye. Kora subscribe kugira ngo ubashe kujya ubona ibiganiro byacu uko tubishyize kuri iyi channel. Ngira ngo rero mugarukanye nanjye umusore Imana ikunda kandi yishimira, Ishimwe Jean Pierre Peacemaker. Ngira ngo rero tugiye kuganira ku ngingo itubwira bimwe mu by'abantu bajya bashingiraho barambagiza. Ngira ngo waba uri umusore, waba uri inkumi, ntucikwe n'iki kiganiro kugira ngo nawe wiyumvire ibiri muri iki kiganiro bijyanye n'iby'abantu bamwe bashingiraho barambagiza, bigufashe nawe kugira ngo umenye ibyo ukwiye gushingiraho cyangwa se ibitari ingenzi mu kubishingiraho, utandukane nabyo kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza. Kandi mu gihe uzaba wubatse uzubaka urugo rwiza kandi rushimwa cyane. Ngira ngo rero nta nubwo bireba gusa n'abakiri bato, aba basore, baba inkumi, ariko kandi nawe wubatse cyangwa se ukiri muto, ibi nawe birakureba kuko hari mu bwenge. Ngira ngo rero bimwe mu bijyanye n'iby'abantu bamwe bashingiraho, ibi twabikuye mu gitabo cy'ubwenge cy'umuntu w'umuhanga cyane ari we tugiye kubabwira muri aka kanya. Ni umuntu w'umuhanga cyane, ni igitabo cyitwa Urugo Ruhumura. Urugo Ruhumura, iki gitabo cyanditswe n'umupasiteri witwa Nsabihoraho Zakari. Uyu ni umupasiteri mu itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi. Uyu kandi arubatse, afite umugore ndetse n'abana 3. Pastor Nsabihoraho Zakari afite impamyabumenyi yo mu rwego rwa maîtrise mu by'iyobokamana cyangwa se Master of Art in Religion. Iyi mpamyabumenyi rero yayikuye muri Andrew University campus ya Spice Memorial University yo mu gihugu cy'Ubuhinde. Ngira ngo rero nawe urumva ko uyu ni umunyabwenge ku rwego rwo hejuru. Uyu rero niwe tugiye kuganira nawe muri iki kiganiro, atubwire bimwe mu by'abantu bajya bashingiraho mu kurambagiza kwabo. Ngira ngo rero uyu mugabo yagize ibyo avuga. Yaravuze ati iyo urambagiza, agize ati uwo tuzabana agomba kuba ari umuntu umeze gutya na gutya. Ati ibyo waba bisaba ishobora byose. Ngira ni umugabo w'umuhanga cyane. Rimwe na rimwe hari n'igihe tujya dusaba ariko ibyo dusabye tukabisaba tutabizi, cyangwa se rimwe na rimwe abandi ugasanga barasenga ariko ntibamenye n'igihe amasengesho basenga yasubirijwe. Hari igihe umuntu asenga asaba Imana ariko ntamenye n'igihe yasubirijwe kuri ayo masengesho. Pastor rero Nsabihoraho Zakari aravuga ati iyo urambagiza avuze ati uwo tuzabana agomba kuba ateye atya na gutya, yarize amashuri aya n'aya. Ati ntugire ngo ntaba ari kumusaba nyir'ibiremwa. Ati Uwiteka bateze amatwi maze ijuru rikagendera ku byifuzo by'umutima we. Uyu mupasiteri yaravuze ati akenshi ati wa wundi urambagiza arongera ati Imana ingiriye neza ikampuza n'uwujuje biriya byangombwa uko ari 4 cyangwa se 3. Ati biterwa n'ibyo wateguye. Ati rwose ati nzayishima, ati kandi nzahora nyisingiza. Ati kuko umutunzi umeze atyo ari we numva umbereye. Ati nanjye nzamukunda, ati kandi nzamwubaha.
ngira ngo rero ibi ni ibintu bisanzwe bikoreshwa cyane n'abantu barambagiza ariko kandi bashingiye ku mitungo. Pasiteri arakomeza akavuga ati none se ugira ngo ati hari ukundi gutoranya kurenza uko, ati uzi iki, yarakomeje aravuga ati uzi icyo Imana izakora tuzi icyo Imana izakora, ati hagendewe ku byifuzo byawe, iti izakuyobora, yaravuze ngo izakuyobora ngo maze iguhuze n'umeze nk'uko ushaka muri benshi ngo bafite za ndangagaciro wishyiriyeho, ati kandi ikwereke n'ibihamya k'uwo mudendezo hagendewe kuri ibyo bihamya ngo wishyiriyeho, ngo kandi ikwereke n'ibihamya k'uwo ari we mu mudendezo wawe, ngo uzamugenzurisha ngo bya byangombwa wateganyije, ngo hanyuma ngo umwemere ngo cyangwa umwange ngo bitewe n'ibyo ugambiriye. ngira ngo muri iki gitabo by'umwihariko kuri aka kagingo yatanze n'urugero, aravuga ati reka ngo tuvuge ngo umukobwa akunze umusore ngo kubera yuko ngo afite inzu ngo iteye amabengeza, ngo afite inzu iteye amabengeza afite, ngo hamwe n'ubundi butunzi ngo nk'imodoka, iduka ngo n'ibindi, ngo kugira ibyo byose ni byiza cyane. Pasiteri yavuze ati ibyo kubigira ati n'ubundi ni byiza, nawe ntabwo yagiye kure yabyo, yaravuze ati ni byiza gutunga, ntabwo ari bibi, n'ubundi ni byiza, abantu n'ubu twese twishimiye gutunga, atari ko ati nubwo ari byiza cyane, ati kandi n'igihugu kikaba gikeneye abatekereza kandi bakanakora n'ibirenze ibyo, atari ko se ati uyu mukobwa yabaza inkomoko y'iriya mitungo, yabaza inkomoko y'iriya mitungo arangamiye, niba ari inguzanyo za banki, ati ubwishyu nibubura, ati ya mitungo igatezwa cyamunara, atazabyitwaramo, ati aribaza utese ati niba iriya mitungo arangamiye yenda ari inguzanyo ya banki, ugasanga ejo bundi itejwe cyamunara, bizagenda biti? Pasiteri ni umuhanga cyane, yaravuze ati wowe usoma ibi, ati nubwo ntabikwifuriza na gato, ati nyemerera nkwibutse ko hano munsi y'izuba ati ibyo bibaho, kuko ubutunzi butabura kwitera amababa, ati bukaguruka, yego ngo butabura kwitera amababa bukaguruka nk'uko igisiga ngo kirenga mu bushwi. ngira ngo nshuti, niba warigeze kubona igisiga aho kirenga mu bushwi, Pasiteri Zakari yakigereranije n'ubutunzi. yafashe igisiga uko kiguruka kirenga mu bushwi akigereranya n'ubutunzi, ati nk'uko ubona kiguruka kirenga mu bushwi, ati niko n'ubutunzi bumera. ngira ngo rero nshuti bavandimwe, mujya mukunda mukarambagiza mushingiye ku butunzi, ngo ngiye ngo nkunze uriya musore, ngo ugasanga arimo kubwira na bagenzi be, ugasanga arababwira ngo runaka ngo yujuje inzu, ngo afite imodoka, ngo buriya ngo urabona ngo uriya ngo uriya se namureka. nyamuneka uraba wiyumvira rero hano ku gicumbi cy'ubwenge. icyo nakubwira wowe, kora subscribe, ukore share, ibi bintu by'ubwenge ubashe kubisangiza n'abandi, we kubyigumanira gusa, ahubwo ubisangize bagenzi bawe, kandi nyamuneka komenti yawe nayo turayikeneye mu kiganiro cyacu. ngira ngo rero uyu mupasiteri ntabwo yagarukiye aho nyuma yo kugereranya, nk'uko rero twari tumaze kuvuga yuko yavuze ko ngo ubutunzi ngo butabura ngo bwitera amababa ngo bukaguruka nk'uko igisiga ngo kirenga mu bushwi. nyamuneka uyu ni umujyanama ukomeye cyane. yaravuze kandi ati muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho ati haranditse ngo ubutunzi bumera nka kagoma ifashe ikirere. ujya usoma Bibiliya ibi bisange mu Migani igice cya 23 ku murongo waho wa 5. abantu benshi ngira ngo ntabwo bazi kagoma. nyamuneka kagoma urayizi? uzi kagoma ifashe ikirere? ubi rero n'ubutunzi ngo niko bumera. nyamuneka uramenye, gira ubwenge. gira ubwenge. rero ngo
ati reka tuvuge ko umusore akunze umukobwa amukundiye ko afite amenyo meza y'urwererane ati ikimero cyiza n'uruhu rukeye kandi rubengerana, ati ibyo ni byiza rwose, ati ndetse nanjye ati ndetse najye mbere batamumutwara ati ugasabaza nkuru rwose haravuga ati mfite umukunzi ufite ikimero cyiza, ati ufite amenyo meza, tufite uruhu runyerera, afite amabuno, afite iki pasiteri ati uwo najye mbere, ati najye mbere batamumutwara, ati ariko si uyu musore ati yaba yarateganije uko azabyitwaramo, ati igihe y'amenyo azaba amaze gukuka, ati hasigaye ibihanga, naho rwa ruhu rw'umubiri we arirwo sikini rwarizingazinze nk'igikuba kiguye mu ziko ngira ngo abantu benshi ntabwo ibi bajya babyitaho, nyamuneka ureba umuntu akiri mutoya bitewe n'ibyo washingiyeho, ngira ngo ibyo pasiteri yatangiye avuga, ugasanga abantu tureba ku bintu bigaragara rimwe na rimwe, nawe ntabwo nzi ibyo ushingiraho, wenda ushingira ku byo byihariye, ariko usanga akenshi abantu bashingira ku bintu bigaragara. Pasiteri rero mu magambo y'ubwenge yanditse yaravuze ati ariko se nyamuneka nyakubahwa uzabyitwaramo uti igihe y'amenyo azaba amaze gukuka hasigaye ibihanga, naho rwa ruhu rw'umubiri we rwarizingazinze nk'igikoba kiguye mu ziko. pasiteri ati inshuti yanjye, ati si ngombwa ko umukunzi wawe agira impanuka imukura amenyo ngo inangize uburanga bwe, ati iminsi ubwayo izabyikorera, ati nk'uko iteka inzovu mu rwabya, ati nk'uko iteka inzovu mu rwabya, ati kandi igapfura n'umugara w'intare, ati kandi ikanyagira inkende munsi y'igiti yagiraga ite yuriraga. ngira ngo inkende ni inyamaswa izwiho kurira cyane, ibaze rero igihe none irimo kunyagirirwa munsi y'igiti yabuze uko yurira. Pasiteri ni umuhanga cyane, yavuze ku bintu by'ubwenge, gusa nawe ntubyumve wenyine, gerageza ukore sabusikarayibu kugira ngo n'ubutaha nidushyiraho ibindi nabyo uzabashe kubikurikira, kandi ukore sheya kugira ngo ubisangize bagenzi bawe. uyu mupasiteri ni umuhanga cyane, ati ibyo ni byiza rwose, ndetse ati najye mbere, nyamuneka yaguhaye uburenganzira bwo kujya mbere, ariko ukabanza ugashishoza, ukabanza ugashishoza ukamenya ko hari igihe y'amenyo azaba amaze gukuka hasigaye ibihanga, naho na rwa ruhu rw'umubiri rukizingazinga. ati inshuti yanjye, ati si ngombwa ko umukunzi wawe agira impanuka si ngombwa ko umukunzi wawe agira impanuka imukura amenyo ngo inangize uburanga bwe, ati iminsi ubwayo ati zabyikorera, ati nk'uko iteka inzovu mu rwabya igapfura umugara w'intare kandi ikanyagira n'inkende munsi y'igiti yuriraga. yarakomeza aravuga ngo uwo mwashakanye nawe bizamushyikira, icyo gihe nikigera bizagusaba kongera kumurambagiza bundi bushya. nyamuneka abantu bamwe bazi ko kurambagiza bitangirira muri cya gihe utangiye kureba umuntu ugasanga uramubonye, ati nyamuneka ugasanga amakuru urimo urakurikiranira hafi, ugasanga utangiye kuba inshuti n'inshuti ze kugira ngo umenye amakuru ye ya hafi. reka da, hari ikindi gihe cyo kurambagiza utaruzi hari ikindi gihe cyo kurambagiza utaruzi, icyo gihe nacyo bizaba ngombwa ko ugitegereza. ibyo rero mu gihe waba wasuye iyi cyane ukabasha kuganira natwe ku gicumbi cy'ubwenge, nyamuneka iki gihe kizagira warakiteguye neza kizabasha kugera wariteguye neza. hanyuma rero uyu mwanditsi yakomeje cyane avuga amagambo yuje ubwenge ndetse n'ubushishozi. yaravuze ati uwo mwashakanye nawe bizamushyikira, icyo gihe nikigera bizagusaba kongera kumurambagiza bushya no kumutoranya nka kera, cyangwa utangire kwicuza kuko ibyo wari warashingiyeho umukunda atakibifite.
hariho ahandi uzasanga bya bintu umuntu yari yiteze atangiye kubibura, ugasanga batangiye gukora divorce. Ngira ngo amadivorce harimo kwaka muri iyi minsi, uramutse ugiye gukora ubushakashatsi wabona nyinshi. Ngira ngo rero iki kiganiro, iki ni igice cya mbere, iki ni igice cya mbere. Ubutaha tuzabagezaho n'igice cya kabiri. Uyu mugabo ni umuhanga cyane, ni umuhanga cyane, hari byinshi yagiye avuga kandi by'ingenzi byagufasha kugira ngo ubashe guhirwa muri iki gihe. Nyamuneka iki ni igice cya mbere, ubutaha tuzabagezaho n'igice cya kabiri. Gusa nakubwira ngo kora subscribe, uri kumwe na mugenzi wa Peacemaker ugukunda kandi uguhoza ku mutima. Kora subscribe nyamuneka niba utari wayikora, kugira ngo ubane natwe ibihe byose. Turifuza kwagura umuryango turifuza kwagura umuryango, nawe bana natwe ukora subscribe. Ngira ngo reka ikiganiro cy'uyu munsi tube tugisoreje ahangaha, ariko kandi turi kumwe ibihe byose. Nanjye kandi ndi inshuti yanyu ibihe byose. Kora subscribe, ukore share, ndetse kandi comment yawe irakenewe. Naho ubutaha.